Alright, twagiye kubaha ikaze mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, aho tubagezaho amakuru aba agisohoka, amakuru aba agikwirakwira, amakuru yizewe aba akigezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo i Bwotamasembe. Niyo mpamvu tugushimira wowe wakanze subscribe ndetse nawe dusanzwe tubana umunsi ku wundi, kandi nawe uri musha kuri uyu muyoboro turagusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana cyangwa se utajya ucikwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Rero twihuse nk'uko mubona muri screen ni inkuru twavuga ko ari inkuru ibabaje tuje kubabwira, ni inkuru turi kwibazaho, ni inkuru kandi iri kwibazwaho na benshi batari bakeya cyane, kuko ni ibintu bidashoboka nk'uko namwe mubibona, ni ibintu mushaka kwibwira ko dushobora kuba turi kubabeshya, ariko ni inkuru ni inkuru iri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu tuyisohoye, niyo mpamvu twifuje kuyishyira public kugira ngo tuze gufatanya kuyisesangura, tuyivugire hamwe turebe nimba ibintu byaba ari ukuri. Nk'uko mubona rero muri screen yanyu ni ifoto ivuga ko i Kibeho hashobora kuba hafunzwe naho na RGB, ariko ni ibintu abantu batari bake bari kuvuga ngo ni ibisikamo, abantu batari bake ibi ni ibintu batari kwemera, nk'uko natwe dushobora kuba turi kubishidikanyaho. Kibeho nk'uko mubizi ni ahantu h'ingenzi cyane ku idini rya Katolike, aho ari mu mudugudu wa Kibeho hitiriwe ahantu bitewe n'uko ariho Bikira Mariya yaje kuba yakwiyerekanira abakobwa batatu, abaha ubutumwa butatu n'ubundi bukomeye, aho bivuga ko yabahaga ubutumwa kuvuga ngo twihane, ibintu nk'ibyo, aho byavugaga ko Bikira Mariya kandi yaje kubabwira ko iyi si igiye kuza mu kaga. Ntabwo tuzi niba aka kaga yabivugaga ariko kuba insengero zafungwa nk'uko ziri gufungwa, nk'uko turi kubigarukaho, nk'uko byiriwe bivugwa, nk'uko n'ubundi ari inkuru yiriwe iri kuvugwa, nyuma y'uko hari amatorero menshi cyane ari gufungwa, nyuma y'uko Grace Room yafunzwe, nyuma y'uko kwa Yezu Nyirimpuhwe hafunzwe. Ni inkuru n'ubundi tubonye ku mbuga nkoranyambaga, ku mbuga nkoranyambaga za X zimwe na zimwe zigiye zitandukanye, ndetse no ku binyamakuru bigiye bikomeye bivuga yuko i Kibeho hafunzwe, ariko ni ibintu abatari benshi tutari kwemera, kuko ni ibintu bidashoboka, kuko bitewe n'uko uru rusengero ari urusengero ruzwi haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni urusengero rukomeye cyane haba mu Rwanda no muri Afurika, nk'uko abantu bamwe na bamwe bava hanze baje gusura uru rusengero rw'i Kibeho, bitewe n'uko ari ahantu ingenzi cyane. Ni urusengero ruvuga ko rwakira abantu ibihumbi n'ibihumbi baje barugana. Ni urusengero rwubatse neza, ni urusengero rufite ikibuga gihagije cyo kwakira abakristo, kugira ngo babashe kuba bakwigishwa cyangwa se babashe kuba bakwiga ijambo ry'Imana. Rero uru ni urusengero rukomeye, ruri mu nsengero ndetse zishobora no kuba zikomeye no mu Rwanda, ariko ni inkuru twabonye tuvuga ngo reka tuze tuyibagezeho, tuze kuyisesengurira hamwe, tuze kuyanaliza turi koko nimba ari inkuru yaba ariyo. Ariko amakuru ubu ngubu akigezweho ni amakuru avuga ko ashobora kuba ari itangazo risohowe ryiyitirira ikigo cy'imiyoborere RGB, atari RGB nyirizina yaba yasohoye iri tangazo, ariko niyo mpamvu twarisohoye kugira ngo turisesengurire hamwe. Ni itangazo nk'uko muri kubona rivuga ko Kibeho hafunzwe, ariko nk'uko mubibona, nk'uko mubireba kuri iyo foto, ni ifoto bigaragara ko ashobora kuba ariyo. Bivugwa ko ubwo hakimarwaga gufunga, nubwo hataravugwa impamvu yumvikana, impamvu nyirizina baba bahafunze, ariko ni ifoto yerekana ko hashobora kuba hafunzwe, kandi hakimara gufungwa hakaba hahise hahurira abantu batari bakeya kandi abantu bakomeye cyane, kugira ngo babashe kuba bakwiga kuri icyo kibazo. Niyo mpamvu rero icyo tubasaba ari ukugira ngo mutajya kuri ya interinete, mutajya kuri ya telefone ya zanyu, kandi wowe uri musha kuri uyu muyoboro ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo udacikwa n'inkuru irakomeza kugenda ivugwa yerekeye n'ibi ngibi. Rero ni inkuru twabagezagaho, inkuru iri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, ariko ni inkuru igisohoka muri aya masaha, ni inkuru iri kujya public ubu ngubu. Niyo mpamvu tuyibagejejeho ko mu ba mbere, kugira ngo mubashe kumenya update inkuru ziri kuvugwaho ubu ngubu. Nk'uko Bikira Mariya kandi yagiye abigarukaho mu butumwa yatangiye i Kibeho. I Kibeho ni ahantu Bikira Mariya yerekeye abakobwa batatu nk'uko twabigarutseho, nk'uko twabibabwiye mbere, ariko yagiye ababwira n'ubutumwa bwinshi avuga ko isi igiye kugerwaho n'akaga bitewe n'ibyaha by'abantu. Ntabwo twamenya niba rero aka ariko kaga ko gufunga izi nsengero bitewe n'ibyaha byinshi bikorerwa muri iyi si. Niyo mpamvu nk'uko dusabaga kugira ngo twihane, kugira ngo akaga yavuze katazagerwa ku isi. Rero byashoboka ko imwe mu mpamvu ari ukugira ngo tubashe kugenda dutekereza ku butumwa bwatanzwe. Niyo mpamvu tugomba kubifata nk'ibintu bitari ibisikamu cyangwa se n'ibintu niyo bitaba ari ibya nyabyo, tugomba kugira isomo tuvanamo, kugira ngo rero isi itazagerwaho n'akaga gakomeye cyane nk'uko yari yabihanuye akiyereka bari abakobwa uko ari batatu.
Rero i Kibeho ni ahantu, ni umudugudu witwa ko nk'uko twabibabwiye, ni umudugudu bivugwa ko utuwemo n'abantu benshi cyane, aho abenshi batuye muri uwo mudugudu ari abakatolike, kandi nyuma y'aho y'uko Bikira Mariya yaje kwiyereka aba bakobwa batatu, aribo bahise idini rya katolike ryahise ryemeza neza ko byabayeho ko ari ibintu bya nyabyo, rigahita rifata umwanzuro ryo kuba ryakubaka uru rusengero cyangwa se iyi ngoro y'Imana aho hantu, kugira ngo hajye haba urwibutso rukomeye cyane ku idini rya katolike, ndetse no mu Rwanda hose ndetse no ku isi hose abantu bazagenda bumva ubu butumwa. Akaba rero ariyo mpamvu nyirizina buri nyuma y'umwaka cyangwa se buri gihe cyateguwe, buri gihe cyapanzwe, ariho idini rya katolike ndetse n'isi yose muri rusange bizihiza umunsi ukomeye cyane, umunsi w'icyo gihe aho Bikira Mariya yiyerekaga cyangwa se yigaragarizaga aba bakobwa batatu. Rero uyu turagushimiye ko twabanye muri uyu mwanya wo dukurikiye kuri iki kinyamakuru cyacu. Icyo tugusaba nta kindi ni ugukanda subscribe kugira ngo utajya ucikwa n'ibiganiro cyangwa se n'inkuru ziba ziri update, inkuru ziba zigisohoka tukugezaho gatanu kandi cyangwa se umunsi ku wundi. Ciao ciao.